Iri vomo ngo ryubatswe mu mafaranga y'ubudehe yagenewe umudugudu wa Gasiza. Nyuma yaho abaturage b'uyu mudugudu bemeranijwe ko icyo bari bakeneye kurusha ibindi ari ukwegerezwa amazi. Ariko kandi ngo n'amafaranga avomeshejwe muri aya mazi akagira ibyo akoreshwa mu byo abaturage b'uyu mudugudu wa Gasiza bakeneye. Ariko aba baturage bumvikanisha ko icyo babona ari amazi, ariko amafaranga batanga bavoma bemeza ko batazi irengero ryayo. Bakiduha amazi batubwira yuko ari amazi y'abaturage, ari amazi azafasha abaturage, imfashanyo y'abaturage. Ariko kugeza iyi saha amazi turavoma, iyo abonetse, iyo yabuze tuvoma ahandi. Ariko kugeza ubu ngubu ntituzi ngo amazi icyo avomeshwa, ntabwo tuzi nyimbara y'abaturage cyangwa ari ay'umuntu ku giti cye. Kugeza iyi saha ntituzi ibyo ari byo. Aho kuva ayo mazi yaza nta kintu nigeze atumarira. Umuntu umwe avaho ntacyo atumariye, barongera batora undi w'ubudehe nayo avaho ntacyo atumariye. Na n'ubu niwe ukiriho, ariko kuva yatajya kuvomeshwa muri iyo myaka ine nkeka, nta n'igiceri cy'icumi turumva bavuga bati wenda dufite 100, dufite 20, dufite 30, ntayo turabona. Aba baturage basaba ko basobanurirwa uko amafaranga ava muri iryo vomo akoreshwa, aho gukomeza gukeka ko ashobora kuba ajya mu mufuka w'umuntu umwe. Twasaba ko mwatubariza umuntu wishyuza aya mafaranga ayaverisa hehe, akoreshwa iki, ateganyirizwa iki, nangahe amaze kuboneka mu myaka ine. Kuko turavoma jerekani y'100 ku mwaka nangahe, jerekani ya 30 ku mwaka nangahe, akigega ku 50 ku mwaka nangahe. Tukube tumenye ngo ayo mafaranga nangahe, ese azakora iki, muteganya iki. Umuyobozi ushinzwe inkunga y'ubudehe mu mudugudu wa Gasiza yadutangarije ko kubera ko amazi adakunze kuboneka mu gace uwo mudugudu uherereyemo, iryo vomo ritinjiza amafaranga menshi nk'uko abaturage bashobora kuba babikeka. Bityo ngo amafaranga atangwa n'abavoma akoreshwa mu kwishyura abakozi bakora kuri iryo vomo ndetse no kwishyura ikigo gishinzwe amazi, isuku n'isukura WASAC. Ibi ni nabyo Ndahimana Faustin, umukozi w'akagari uyu mudugudu uherereyemo, yatangarije Royal TV. Hakunze kugira ikibazo cy'ibura rya hato na hato cy'amazi, bishatse kuvuga yuko kari akavomero kataninjije cyane. Na ndetse sinzi nimba abana basobanuriye kugeza ubu ngubu uwahavomeshaga hari amafaranga banamufitiye, ndetse n'uwaharariraga hari amafaranga bamufitiye. Ni ikibazo baguyemo cyo kuba amafaranga atarinjiye. Iyo amazi ajya kuboneka umunsi ku munsi, isaha ku isaha, akavomo kakinjiza amafaranga akaboneka, ntekereza yuko n'utwo tubazo tutakagombye kuba duhari. Uyu mukozi w'akagari ushinzwe imibereho myiza y'abaturage n'iterambere ry'ubukungu yemera ko komite y'ubudehe yakagombye gusobanurira abaturage mu buryo buhoraho uko iyo nkunga ikoreshwa kugira ngo badakomeza kugira urujijo. Komite y'ubudehe yagakwiye kubiri hariya igasobanura abaturage amafaranga twayakoresheje gutya na gutya, ibyangiritse nibi amafaranga twasohoye naya, ibyo twaguze nibi ngibi.